Imana ba umugisha hari batangiye kuva culte ya mbere kugeza n'ubu. Imana ba umugisha, harimo abamama, harimo bapapa, harimo basore beza, abakobwa beza bakitanga ku murimo w'Imana buri munsi. Turabashimira cyane. Namwe turabakiriye mu nzu y'Imana. Fasha usuze abakwegereye babiri batatu, urebe uko ibintu bimeze. Hari abantu bakunda kwicara bonyine, sinzi impamvu. Imana niyo yavuze ngo si biza ko umuntu aba wenyine. Hasa wowe igihe wagiye kwicara wenyine urumva se bimeze gute? Mutujye twegerana kugira ngo tusuzane, tusabane. Amen. Turabakiriye mu nzu y'Imana muri ikiritse ya gatatu kandi n'amateraniro ya gatatu. Imana ibahe umugisha, mwagize neza kuza mu nzu y'Imana. Tumaze ibyumweru bine byose turi mu masengesho, tuyiriza, tusenga, dushaka amaso y'Imana. Kandi muri ibyumweru bine byose bari kutwigisha ku Mwuka Wera, imbaraga z'Umwuka Wera, uko Mwuka Wera tuyobora, uko tuvugana n'Umwuka Wera. Mwuka Wera bamuvuze mu buryo bwose. Mwuka Wera mu miryango yacu, uko Mwuka Wera tufasha mu miryango yacu, akahuza abantu abatashobora kuvugana bakavugana kubera Mwuka Wera. Mwuka Wera atuyobora buri munsi. Mwuka Wera tufasha muri kintu cyose. Mwuka Wera kufasha no gutekereza neza. Uyu munsi muri iki cyumweru cya gatanu icyo tutangira muri aka kanya turavuga ku reka batushirireho ku Mwuka Wera utuyobora mukuri kose. Nibyo tutangira uyu munsi, n'iki cyumweru cyose turabigenderamo ngo Mwuka Wera niwe utuyobora mukuri kose. Kuva uyu munsi kuri umugoroba, ejo kugeza mu cyumweru cyose. Ejo muri cyumweru tuzaba dufite n'umushiti, no kuvuga ko twese tuze kusenga, tumve ukuntu Mwuka Wera atuyobora mukuri kose. Mwuka Wera akuyobora mukuri kose. Igihe wamwemereye kuyobora, Mwuka Wera arakuyobora neza pe. Yesu ashimwe cyane. Tukunde Mwuka Wera bavandimwe. Abantu bose baciye hano bavuze cyane ku Mwuka Wera. Pastor Nagajuwe yavuze, aravuga, yarafite ibintu byinshi ukuntu Mwuka Wera kukunda. Mwuka Wera atuma tutanga ubuhamya. Mwuka Wera atuma tusabana n'Imana. No kuvejo bundi mushumba wacu niwe arimo kutwigisha, n'uyu munsi yongeye kandi kutwigisha, kutwibutsa icyo tugomba kuba imbere y'Imana yacu. Muri umugoroba turavuga umwanya mutoya kandi tuze gusenga. Turashaka ko tusenga, tusengere imiryango yacu, wisengere wenyine kugira ngo Mwuka Wera akuyobore mukuri kose. Yesu ashimwe cyane. Igihe Mwuka Wera atakuyoboye, hari mafuti menshi cyane abakristo tugomba gutukunda gukora. Kubera iki? Kuko nako tuyoboye n'Umwuka Wera. Ariko igihe uyoboye n'Umwuka Wera, Mwuka Wera akuyobora mukuri kose, akwereka n'inzira ugomba gucamo igihe wayemereye. Igihe wamwemereye ko akuyobora, yakuyobora ahantu hose uko ugomba kuvuga. Hari n'ukuntu Mwuka Wera kwigisha no kwambara, akakwigisha n'ukuntu ugomba kuvuga n'imibanire yawe n'abantu. Mwuka Wera tuyobora mukuri kose. Mwuka Wera akufasha no gutekereza neza. Hari n'igihe tugira bitekerezo bibi muri twe, ariko Mwuka Wera akakufasha no gutekereza neza. Mwuka Wera kwigisha no kubana n'abantu. N'umuntu wari wananiriye mu buzima, ariko kuko wuzuye Mwuka Wera, Mwuka Wera akwigisha, akakubwira ngo uyu muntu reba uko ugomba kubana nawe. Hari n'igihe umwana yakunaniye pe akakunanira, ariko Mwuka Wera akakwigisha, akakwereka strategy ushobora gukoresha kugira ngo ubane n'umwana wawe mu mahoro. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. No ku kazi bavandimwe, hari ukuntu Mwuka Wera ashobora kukurinda n'ukuntu ugomba kwitwara ku kazi. Hari igihe uhura n'umushefu mubi ukomeye cyane ukunaniza, ariko igihe ufite Mwuka Wera, ukasenga Mwuka Wera, ukasaba Mwuka Wera kugira ngo mugendane, Mwuka Wera arakuyobora, akakufasha no kubana n'uwo muntu. Niyo mpamvu turashaka ko muri uyu mugoroba wumve ko ugomba gusabana n'Umwuka Wera. Kunda Mwuka Wera. Babivuzeho cyane muri ibyumweru bine byose, bavuze ku Mwuka Wera, baravuga Mwuka Wera. Mana yanjye, baravuga Mwuka Wera pe. Mwuka Wera niyo tubana nawe. Mureke tusome muri icyanditse cyo muri Yohana. Ni icyanditse tumaze kusoma uyu mwaka wose twarakisome, turasoma. Mana yanjye, buri muntu iki cyanditse kiri mu mutsima we, kiri mu mara.
donc umukristo wese icyanditse kiri mu mara, icyanditse kiri mu mutwe, icyanditse kiri mu bongo, icyanditse cya 16 Yohana 16. Mureke papa Mtunzi atufashe asome kuva ku murongo wa 7 uriya tukagera no ku murongo wa 15 kugira ngo tumve uko Bibiliya irimo kutubwira kuri iki kintu, kuko nicyo dushaka kugenderaho. Karibu papa. Yohana 16 umurongo wa 7 aravuga ngo ariko ndababwira ukuri yuko kizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Amen. Dukomeze ku 8. ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeze iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Iby'icyaha kuko batayizeye, ibyo gukiranuka kuko njya kwa data kandi namwe muzaba mutakimbona, n'iby'amateka kuko umutware w'ab'isi aciriweho iteka. Ndacyafite ibyo kubabwira byinshi, ariko ubu ntimubasha kubyihanganira. Uwo mwuka ukuri naza azabayobora mu kuri kose. Ngo uwo mwuka ukuri naza azabayobora mu kuri kose. Kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Uwo azanyubahiriza, kuko azenda ku byanjye akabibabwira. Ibyo data afite byose ni ibyanjye, nicyo gituma mvuga nti azenda ku byanjye abibabwire. Hasigaye igihe gito. Turagarukira ku murongo wa 15. Merci papa. Amen. Reka tusubire kuri ya murongo wa 13 kugira ngo tumve neza. Batusubize ku murongo wa 13. 13. Uwo mwuka ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga. Amen. Amen. Ngo uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose. Umukristo mwiza niwe mwuka wera ayobora, n'umwuka uyoborwa n'umwuka wera. No mu Baroma nako igice cya Abaroma mu gice cya 16 je pense, reka tuarebe. Abari 16 ndumva ni 14 makumyabiri na mba mbiteguye mu Kifaransa, hari ukuntu bincanga ukuntu nabyanditse, aho bavuga ngo abayobowe n'umwuka wera nibo bana b'Imana. Munani 13 exact. Nabivanze byose. 8:14 niho nanandise, mumbabarire. Bibiliya iratubwira ngo mu Baroma 8:13-14 aravuga ngo abayobora n'umwuka bose, abayobora n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Amen. Ako niko nashakaga. Nguko tutahawe umwuka, umurongo wa 15 ngo kuko tutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu boba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, utakisha uti Aba Data. Twahawe umwuka utuhindura abana b'Imana,
kandi uwo mwuka ni utuyobora mu kuri kose. Uyu munsi turashaka kwiga ku kintu cyo kuyoborwa n'umwuka wera, n'inzitizi tuhura nazo n'ukuntu tugomba kwihanganira kugira ngo tuhagarare mu rukundo rw'Imana, tumenye ukuri k'umwuka wera. Mwuka wera atuyobora mu bintu byose uko nari maze kubivuga. Igihe wasabanye n'umwuka wera, mwuka wera kwigisha ibintu byinshi. Igihe wasabanye n'umwuka wera, igihe wagendanye n'umwuka wera, kuko iriya cyanditse kuntu bavuga ko iriya cya Yohana 16 uriya murongo wa 13 aho bivuga ngo azatuyobora mu kuri kose. Tugomba kumenya kuriya kuri nukuhe, kuko ukuri kose ko mu buzima bwacu uziko mwuka wera akwigisha n'ukuntu ugomba kwicara na hagati y'abantu. Hari kuntu ushobora kuza gucyo ukicara ukumva ugomba kwiyicarira aho ushaka, ariko mwuka wera arakwigisha igihe utuje mbere y'Imana. Igihe utuje mwuka wera arakuyobora. Kandi mwuka wera icyo dushaka kuvuga ko tugomba gusabana n'umwuka wera. Umwuka wera tusabana nawe mu masengesho, mu gushaka mu maso y'Imana, mu kumva ijwi ry'Imana, mu kugendana n'Imana. Reka uyu munsi ndashaka kugukangurira, kuko muri icyumweru cyose tuzongera twige kandi muko twize muri ibyumweru bine bisize, ariko turashaka ko mwuka wera akuyobore. Uyu munsi wongera ukore rindi sengesho risha, ubire mwuka wera ndashaka kunyobora. Twabonye abantu benshi cyane muri Bibiliya abo mwuka wera yaje ayobora, kandi yaboyoboye neza. Uko wemereye mwuka wera kukuyobora, mwuka wera azakuyobora neza. Mwuka wera azakwigisha n'ibintu byinshi cyane. Mwuka wera azakurinda kububuka no mu bitekerezo cyangwa mu madecision y'ubuzima tufite, kuko atuyobora mu kuri kose. Hari kuntu ushaka burakari bwinshi cyane cyangwa uba mu burakari bwinshi cyane, kandi mu burakari bwinshi nta cyemezo kizima ushobora gufata mu buzima bwawe, ariko mwuka wera araza akakutuzisha, ukatuza muri wowe, akakubwira ngo hano nakugomba gukora ikingiki. Tugomba kwemerera mwuka wera. Reka uyu munsi n'umugoroba wongera uhindure bitekerezo byawe, wongera umenye imbaraga z'umwuka wera ziri muri wowe, ngo azatuyobora mu kuri kose. Hari ibyo mwuka wera atashobora gusiga mu buzima bwawe igihe wamwemereye ko akuyobora. Hari ibyo mwuka wera azakwereka naho ugomba kuca. Ikibazo nuko turi kwikorera ibyacu nako tubishira mu mwuka wera. Mwuka wera niwe Yesu yatusigiye. Aravuga ngo ntabwo ngenda ngo mbasige muri mwenyine, nzabohereza mwuka wera. Uwo mwuka wera niwe uzabigisha, uwo mwuka wera niwe uzabayobora, kandi azabayobora mu kuri kose. Nako muzasigara imfubyi. Ikibazo nuko nako tushaka kwemera izo mbaraga z'umwuka wera ngo zikore muri twe. Tufite kibazo gikomeye cyane mu bakristo muri iyi minsi, kuko turajarajara gato mu bitekerezo, nabo ari na gato nuko tumeze. Kandi mushumba yabivuze no mu gitondo, aho Bibiliya tubwira ngo tutange imibiri yacu ibyo bitambo bikwiriye byezo kandi bishimwa n'Imana. Ariko twebwe kenshi tuba tujarajaye mu bitekerezo. Reka mbahe rugero rutoyi. Umwana tufate n'aba bana bari hano cyangwa umwana mutoyi. Uwo mwana igihe ushaka kumwambika ukabona umwana ari mu kusimbuka, nakushobora kumwambika neza. Urunu urugero mba umwana ushaka kumushiraho pampers, kwa kundi ushaka kwambika umwana pampers, ukabona umwana akasimbuka akajya hano, umwana akasimbuka akajya hariya, akamanuka ku kitanda, akazamuka ku kitanda, uwo mwana nakushobora kumwambika iyo pampers. N'umwenda umwana muzima ushira umwana ku gitanda, ubona akasimbuka kakamanuka kakasimbuka kakamanuka, nakushobora kumwambika mwenda. Ushobora kumwambika nabi ukavuga ngo yananiye, muduzane kya kindi kintu tumwinjije mu gusagenda, cyangwa zana kariya kantu kugira ngo umwana umufate neza, kugira ngo umwambike neza. Ugomba kumufata ukamuturiza mu gitanda, ukamufata neza kugira ngo yambare. No mu buzima bwo Kristo nuko bimeze. Igihe utatuje nakushobora kubona mwuka wera kuyobora. Igihe utafite gahunda cyangwa igihe utumvira icyo Imana ikusaba, icyo Imana ishaka kugenderamo, nakushobora kumvira mwuka wera nako yakuyobora. Mbahaye urugero rumwana warangije kumukaraba, no kukaraba nakusanga umwana akubita muri basi akaba yasote, nako wamukaraba neza, ashobora no kwinjije n'isabune mu maso. Na nuko tubwira no mu buryo bwo mu mwuka. Ujye ureba umwana gusa wakwigira ku mwana ibintu byinshi cyane.
mubarebe n'igihe baza gutanga amaturo hano, hari uwundi uza ayafite gucyo, agenda nayo afite gucyo, akagera hariya ashaka kuyashiramo pu, akongera akasubirana nayo. Mama wakamubira hariya, fata genda uyashiremo, akongera akaza hano. Tukunda kwicara hariya ukabona kuntu tuza, akaza kikiniramo, akaza kushira mu kiriya kinini, akabona ko yagiyemo, akashaka kuyakuramo ngo yongera ayashire mu kiriya kinini. Ukasanga nuko ubuzima bw'Ikristo nuko bumeze. Igihe wowe utafata cyemezo cyo kwicara kugira ngo umenye uko ugomba kwifata, umenye uko ugomba kutuza muri wowe, uzaba n'umwana uraho utafite gahunda. Abana kenshi nako bafite gahunda, mureke mukanya babari kure hariya, babere kuko bameze. Ashobora kuza akasimbuka hano, nabo murabona munsi umwe twicaye hano ku cyumweru, ukabona yitambukira nyine nta kibazo yifitiye, akagenda buhoro buhoro areba baririmbi, areba kuntu mwicaye. Igihe abantu batakuze mu mwuka nuko tugomba tukunda gukora. Igihe utahagaze neza mu mwuka kugira ngo mwuka kuyobore, usa n'umwana utafite gahunda yo kutuza mu kitanda ngo mwambike neza. Tufite sasa abakristo bameze kuriya nk'abana batashobora gufatika. Mwuka wera arashaka kukuyobora, ariko ni wowe ushaka kuyobora mwuka wera. Mureke uyu munsi wemerere ko mwuka wera kuyobore. Bira mwuka wera ndashaka kumenya ukuri kwawe, musabane n'umwuka wera. Mwuka wera abi inshuti yawe, ujye ubira mwuka wera ndashaka ko umbere inshuti, qu'il soit ton partenaire. Mujye muvugana nawe mu gitondo, byuka icara, hamagara mwuka wera. Bira mwuka wera, uyu munsi ndashaka wowe nkora iki, ndashaka wowe nkora iki uyu munsi, ndashaka ko unyobora, ndashaka ko umfasha, ndashaka ko unyigisha, ndashaka ko wongera unyobore. Bira mwuka wera arakuyobora. Hari n'igihe wicaye gucyo mu modoka, uri gutwara modoka, ukabira mwuka wera nca mu yihe nzira. Mwuka wera akakwereka ko hano ugomba guca muri iyi nzira. Bavandimwe, mwuka wera aravuga. Ikibazo nuko nako tushaka kureka ko mwuka wera tuvugishe. Kenshi tukunda kugenda muri twe twenyine, tukiyobora uko tushaka. Tushaka kwikorera ibyacu kandi turi abakristo. Reka uyu munsi tongere tuhindura imvugo, wongere umenye ko mwuka wera ari kumwe nawe. Il faut avoir ta relation personnelle avec le Saint-Esprit. Kuko igihe wabaye mu busabane nayo, tu as ta relation personnelle, mwuka wera azajya kwigisha buhoro buhoro. Hari n'izindi ngeso zakunaniye, ariko kuko uri kumwe n'umwuka wera, mwuka wera azakwigisha, azakubira. Ujye kurakara arakubira ngo hano ceceka. Ujye kuvuga nabi ukumva gusa akajwi kakasohokera hariya, ceceka. Ujye kwambara nabi arakubaza se ibyo urimo kwambara. Kenshi n'igihe ujye kwambara uravuga mwuka wera, ibingibi se tubijyane na Mose, ibingibi nje kwambara birakwiriye koko by'umuntu w'umukristo, ibinje kuvuga nonaha birakwiriye. Hari n'ukuntu mwuka wera ko kwicaza ukaceceka, no mu nama, inama yose ikatangira ikarangira ukaceceka. Hari n'ibindi byemezo ukavuga ngo uyu munsi nshobora gukora iki ngiki, ariko kuko wemereye mwuka wera kugira ngo akuyobore mu kuri kose. Nuko Bibiliya iravuga ngo mwuka wera niwe utuyobora mu kuri kose. Bavandimwe, reka uyu munsi wongere uhindura imvugo yawe, wongere uhindura amasengesho yawe. Uzigo igihe ugendana n'umwuka wera, hari ukuntu umwuka wera akakwereka kintu utashobora no kumenya mu buzima bwawe, ariko kuko wahisabye, mwasabanye nayo, mwuka wera akakubira hano nako ugomba kuhakandagira. No muri iriya nzu nujyemo, n'abari abantu nusabane nabo, mwuka wera ari ukuntu akubuza ibintu byinshi mu buzima, kuko niwe utuyobora. Ariko kibazo nako tusabane. Igihe wasabanye n'umuntu wumva ijwi rye, igihe wasabanye n'umuntu wumva bushuhe bwiwe, igihe wasabanye n'umwuka wera, mwuka wera nawe azakuzamo. Ariko kenshi turakora kwa kundi muri Bibiliya mu Batesalonika ba mbere mu gice cya 5:19 barabutubira ngo ntukazime mwuka wera. Ariko abakristo benshi turagendana n'umwuka wera, twanize turayiniga neza, tuniga mwuka wera tukamusiga inyuma, twebe tukagenda twenyine n'umukazime mwuka wera.
ako nuko hari baravuga gusa nimukazime Mwuka Wera, ariko kenshi twaracecekesha Mwuka Wera mu buzima bwacu. Na niyo mpamvu tukunda gukora amafuti menshi cyane. Niyo mpamvu ubuzima bwacu bwo Kristo nako bubwera imbuto. Ubuzima bwacu bwo Kristo nakaciro butufitiye, nta kintu butumarira, nta nicyo tushobora gutanga kugira ngo abantu bamenye ko uyu muntu ni mu Kristo, uyu mukobwa arakijijwe, uyu muhungu arakijijwe, uyu mumama arakijijwe. Kubera iki twaranize Mwuka Wera, turamucecekesha tumushira hari, tumwicaza inyuma yacu, tukakora ibyacu uko tushaka. Ariko uyu munsi Bibiliya iratubwira ngo Mwuka Wera ni utuyobora mu kuri kose. Turashaka ko uyu munsi wongera uhindure imitekerereze yawe, wongera uhindure imvugo yawe, wongera uhindure buryo bwawe bwo kureba bintu. Usabe Mwuka Wera, musabane nayo, mubire Mwuka Wera ndakushaka wowe, Mwuka Wera nyobora, que le Saint-Esprit te protège. Wahamagara Mwuka Wera mu gitondo uravuga Mwuka Wera uyu munsi ndashaka ko undinde, kandi arakurinda neza, akurinda pe akakubungabunga no mu muhanda. Mwuka Wera agenda kwereka tuntu no mu kazi. Mwuka Wera arakwereka no mu rugo rwawe. Mwuka Wera hari ibintu byinshi cyane atwereka mu ngo, ariko kubera kutayumvira, kubera kuyiniga kwa kundi twarayizimije, tuzimisha Mwuka Wera, turamuniga, tumutereka ku ruhande. Mureke turebe muri Ezekiel 36 26 cyangwa 25 kugeza ku 27. Karibu papa. Ezekiel 36 25. Ezekiel 36 dore ku 25 dusomye mu izina rya Yesu. Nzabanyanyagizaho amazi meza, maze muzatungana, bakureho imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose. Komeze. Nzabaha umutima musha, ngo nzabaha umutima musha, bashiremo umwuka musha, ngo mbashiremo umwuka umusha. Uwo mwuka niwe tujye gusaba Imana uyu munsi. Imana tushiremo umwuka musha, murebe uko uwo mwuka musha azakora muri twe. Nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, bashiremo umutima woroshe. 27. Kandi nzabashiramo umwuka wanjye, ngo nzabashiramo umwuka wanjye. Uwo ni Imana uri kuvuga. ntume mugendera mu mateka yanjye, mugakomeza n'amategeko yanjye mukayasohoza. Reka uriya murongo bawugumishe hariya, ngo nzabashiramo umwuka wanjye. Uyu mugoroba Imana irashaka kugushiramo umwuka wayo, kugira ngo uwo Mwuka Wera ngo niwe uzatuma tugendera mu mateka yanjye, tukagendera mu mateka y'Imana, mukakomeza n'amategeko yanjye mukayasoza. Nako wagendera mu mateka y'Imana cyangwa mu mategeko y'Imana cyangwa mu ijambo ry'Imana udafite Mwuka Wera. Nako wahagarara mu kakiza udafite Mwuka Wera. Niyo mpamvu Imana iri kuvuga ngo uyu munsi iravuga ngo kandi nzabashiramo umwuka wanjye. Uyu munsi turashaka ko Imana yongera itusubize mu zindi mbaraga nshya, kuko Mwuka Wera niwe uzadushoboza kugendera no mu ijambo ry'Imana. Mwuka Wera niwe uzagushoboza no kubabarira. Mwuka Wera niwe udushoboza kubabarira, ukamenya uko ugomba no kugendera mu ijambo ry'Imana. Icyo ijambo rikusaba muri Bibiliya, kuko ufite Mwuka Wera. Mwuka Wera azagusobanurira n'ibyo utazi. Ngo nzabashiramo umwuka wanjye, nume mugendera mu mateka yanjye, mukakomeza amategeko yanjye. Muri Bibiliya niho tufite amategeko y'Imana. Muri Bibiliya niyo bituma tugendana n'Imana. Muri Bibiliya niyo ijambo ry'Imana niyo rituyobora. Aho Bibiliya ivuga ngo ijambo ry'Imana niryo tabaza, kandi na niyo mucyo umurikira birenge byanjye.
igihe wemereye Mwuka Wera kukuyobora, ijambo ry'Imana naryo rizakufasha, rizayobora ngo niyo mucyo uyobora ku birenge, niyo tabaza y'ibirenge byacu. Nako wafa kukandagira aho ushaka hose. Pasiteri yabisubiyemo no mu gitondo aho avuga ngo hari n'ahandi hantu kuko uyoboye n'Umwuka Wera nako ushobora no kuhakandagira. Hari n'iyindi mvugo kwa kundi ugenda ukasanga mu bikundi by'abantu muri kuri group ya WhatsApp mukakoreza komanteri zitafite, ariko wowe kuko ufite Mwuka Wera hari akantu kakukoramo ukumva ko iki kintu nako ngomba kukivuga, iki kintu nako nshobora no gukora mu komanteri. Bavandimwe, mureke muri uyu mugoroba twemerere Mwuka Wera atuyobore mu kuri kose. Mwuka Wera ashobora kukubyutsa mu gicuku akakubwira ngo sengera abana, sengera kanaka, sengera mugabo wawe, sengera mugore wawe, sengere n'igihugu. Mwuka Wera atuyobora mu kuri kose. Urebana muri Bibiliya neza ubonye hariya mu bananako nabitanze cyandiswe mu byakoze n'intumwa gice cya 9 ku murongo wa 37 38, hariya Paul bagiye kumuhamana ni Petero, bamuhamagaye baramubwira ngo Tabita yafuye. Hanyuma sasa arahaguruka ngo amaze kugenda, ageze hariya bari bamaze kukaraba Tabita bamushize mu cyumba cyo hejuru. Bibiliya tubira ngo Petero amaze kuhagera kuko yarayobowe n'Umwuka Wera, kuko yarazi icyo agiye gukora, aragenda ngo abantu bose abasohora hanze. Kubera iki atamusengeye abantu bose bamureba? Kubera iki atamubibiye ngo Tabita byuka wowe, abantu bose baraho? Ariko hano Bibiliya tubira ngo abantu bose ajyana asohoyeho. Aha, tugende papa, karibu Petero 37 turebe kuntu yakoze. 37 muri iyo minsi ararwara, arapfa, bamaze kumwuhagira bamushyira mu cyumba cyo hejuru. Kandi kuko irudi yahari bugufi bw'ihopa, abigishwa bumvise ko Petero ari bamutumaho abantu babiri bamwinginga bati, ngwino uzi wacu ntutinde. Petero arahaguruka ajyana nabo, asohoye bamujyana muri icyo cyumba cyo hejuru. Abapfakazi bose bahagarara iruhande rwe barira, berekana amakanzu n'imyenda Doruka yababoheye akiriho. Petero abaheza bose, ngo abaheza bose naho numwe. Bibiliya iravuga ngo bose. Igihe wemereye Mwuka Wera kuyobora no mutundi tuntu utashoboraga gutekereza, hanyuma ngo abaheza bose arapfukama arasenga, ahindukirira intumbi ati, Tabita haguruka. Arambura amaso, abonye Petero arabyuka aricara. Tukomeze kuri ya murongo. Petero amufata ukuboko aramuhagurutsa, maze ahamagara abera n'abapfakazi amubaha ari muzima. Amen. Petero arahaguruka amaze gukora. Bavandimwe, Mwuka Wera kuyobora ahantu, urumva nawe hano byari bikomeye cyane, ariko Petero ngo ahageze areba intumbi gutyo bose arabasunika. Hari kuntu ugomba kwanza kusunika urusaku rw'abantu mu buzima bwawe, ariko ukagumana n'Umwuka Wera wenyine kugira ngo umenye icyo Mwuka Wera agomba kukuyobora. Wasanga ruriya rusaku ruri aho rw'abapfakazi. Abapfakazi baravuga, we Mana yanjye, we nanjye nabaye mu bupfakazi, ubu nanjye sigaye ndondogora Mana yo mu ijuru, ariko nanjye nako ndondogora cyane ngenda gijije. Ariko urasanga muntu umupfakazi, bana ubu urumva bari bafite imyenda yabo, bafite ibintu byose, batera hejuru, barira, nta gitangaza cyari gukoreka hariya pe. Kuko Petero nawe amaranga mutima ye yari kubura uko abigenza, yari kureba bari abantu barira kuriya, yari kubura. Ariko Bibiliya iravuga ngo bose arabasunika hariya
abaheza bose hanze, arabajyana hariya, hanyuma arafukama arasenga. Muvandimwe, igihe wemereye Mwuka Wera kugira ngo akuyobore, hari kuntu akuyobora mu tuntu tuto tuto, ukabyuka wenyine mu gicuku, udatekereje amasengesho y'abapasiteri, udatekereje amasengesho yo mu cyumba cy'amasengesho, udatekereje ngo baze kukurambikaho ibiganza, ariko wenyine kuko uyobowe n'Umwuka Wera. Mwuka Wera akakwigisha, ukafukama, ukasenga. Petero ngo asunika abapfakazi n'abera bose, yari no kubabwira ngo kuko muri abera, si Bibiliya tubwira ngo abera bose nabo bose yagiye abasunikira hanze. Yari no kubahamagara ngo muze tuze kusengera Tabita, ariko wapi, afata umwanya we wenyine. Mwuka Wera kuyobora ku buryo wasunika urusaku rwose ro hanze ukaruvaho, ariko ukagenda wenyine. Petero aragenda wenyine mu cyumba ngo arafukama arasenga. Igihe uyobowe n'Umwuka Wera, Mwuka Wera kwigisha tuntu twinshi. Mwuka Wera kwigisha tuntu twinshi. Petero yari mu kibazo gikomeye, ariko kuko yarazi, urebe Petero amaze kuzura Mwuka Wera, yari yatangira kuvuga, akavuga nyine ahagaze neza. Igihe wuzuye Mwuka Wera, igihe ufite kuyobora n'Umwuka Wera, Mwuka Wera arakuyobora, wahagarara ukavuga neza, ukafata bindi byemezo, kandi ubifata neza ukanuye ureba abantu, kubera iki? Kuko uri kumwe n'Umwuka Wera. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi turashaka Umwuka Wera atuyobora. Turasenga Mwuka Wera atuyobora, ahindure imitekerereze yacu, ahindure uburyo bwo kureba ibintu, ahindure amarangamutima yawe. Hari kuntu amarangamutima yawe, tes sentiments ou bien tes émotions, tu ne peux pas gérer ça. Nakushobora kwihanganira amarangamutima yawe, nakushobora kuyicaza neza, ariko kuko uyobowe n'Umwuka Wera, Mwuka Wera yakwereka akakubwira ngo aya marangamutima yawe hano birakomeye, yacecekeshe. Mwuka Wera akacecekesha amarangamutima muri wowe, ukamenya uko ugomba kwifata. Yesu ashimwe cyane. Turashaka kuyobora n'Umwuka Wera, ngo Umwuka Wera azatuyobora mu kuri kose, ukuri kose. Ariko akuza kuyobora gute? Keretse musabanye nayo, keretse uri mufatanyije n'Umwuka Wera, keretse uri mu busabane, tu es en communion avec le Saint-Esprit, avoir une bonne relation particulière, ukagira ubusabane buriya uva nawe ko hari ikintu kigomba kuhinduka muri wowe. Yesu ashimwe cyane. Kugira inyota, kugira kusabana nayo, kushaka ujye ugira inyota yo kugendana n'Umwuka Wera, ugira inyota yo gushaka usabane n'Umwuka Wera, ugendane n'Umwuka Wera, wumve ufite inyota, wumve ko Mwuka Wera utamufite nta kindi kintu ushobora gukora, wumve ko utafite Mwuka Wera n'akazi nako wakakora neza, wumve ko utafite Mwuka Wera no guhagarara mu rugo nako bizagenda neza. Mwuka Wera akufasha no kureba ukamenya n'icyo ugomba gukora. Tufate n'urugero rwa Esther. Esther amaze gusenga, kibazo cyari gikomeye cyane, bari bagiye kwica ubwoko bwe, bari bagiye kwica abantu bose, ariko Esther arasaba, arababwira ngo mugende musenge, nanjye ndasenga. Nizo strategie z'Umwuka Wera. Mwuka Wera nako afa kugwana gucyo. Amaze gusenga, Bibiliya tubwira ngo Esther yari wenyine, Mwuka Wera aramuyobora, aravuga ngo wowe teka gusa, uzi kujya kugwana umwanzi wawe n'ibiryo. Yari guhagarara akavuga, mwami uyu muntu yakoze gutyo, ariko Bibiliya iravuga ngo Esther aratuza, kuko yarazi icyo afite muri we, yarazi imbaraga ahagazeho, yarazi ukuri, kuko Mwuka Wera yamaze kumwishurira, genda mujye gusenga. Hanyuma aragaruka aravuga, sasa mwami reka tutangire sasa. Uzi kuntu igihe wemereye Mwuka Wera kukuyobora, hari mukino mwiza cyane mukorera n'Umwuka Wera. Mwuka Wera arambwira ngo wowe teka biryo byiza, umwanzi wawe arye ahagi. Wowe si watekera umwanzi wawe biryo, ariko ufite Mwuka Wera. Mwuka Wera yakuyobora kuntu ugomba kumutekera neza, ukabipanga neza, akaza akabirya, hanyuma sasa kibazo cyawe Imana ikatangira kukijyamo wenyine. Yesu ashimwe cyane. Ariko igihe utayoboye n'Umwuka Wera, wakora amafuti menshi cyane. Ngo tuyoborwe n'Umwuka Wera,
kuko igihe wayobowe na kamere ibintu byose urabica. Ariko Mwuka Wera igihe wamwemereye kugendana nawe, Mwuka Wera akuyobora mu kuri kose, akuyobora mu kuri kose, akwereka n'utundi tuntu utaruzi mu kitanda cyangwa mu rugo rwawe cyangwa mu bitanda by'abana bawe cyangwa mu gikoni cyangwa n'ahandi hose. Mwuka Wera yakwereka, akakwigisha, ukatuza muri wowe, bakakubaza se uriya muntu yasaze, uriya muntu ameze gute, kubera iki se, kubera iki umukandagiye nako ashobora no kuvuga, kubera iki umuvuga nabi nako ashobora no gusubiza, kubera iki igihe wayobowe n'Umwuka Wera nta mwanya ufite, nta rusaku ufite. Petero agiye kuzura Tabita nako yasakuze, nako yasaje rusaku, yahise abasunikira bose hanze, n'abafakazi mugende, n'abayera bose mugende, asigarana wenyine na Tabita arasenga. Amaze gusenga igitangaza kirakoreka, arabamusorera arabamuha sasa kumugaragaro gucyo, ariko yasigaye wenyine. Mureke tujye tusigarana n'Umwuka twenyine. Mu gitondo byuka bira Mwuka Wera, mbere yo gutangira kujya gushaka migati, mbere yo gutangira kujya gushakisha buri kintu cyose. Hari abantu basohoka mu gitanda wavuga ngo hari umuntu wabirukanye mu gitanda, kandi kitanda ari cyawe, kitanda ari cyawe, ariko ugasanga umuntu aravudumuka asohoka agenda wavuga ngo bamwirukanyemo. Tuza mu gitanda, manuka mu gitanda buhoro buhoro, bira Mwuka Wera mvuyeyo, ubu ngubu tukora iki? Baza Mwuka Wera, ndashaka ukuri uyu munsi, nyobora, nyereka icyo ngomba gukora, nkandagire hehe, ngiye kujya muri biro, sizi bantu nzasanga hariya. Uzi ko hari n'abantu bagenda no muri biro, umuntu w'umukristo akicara ku biro atazi abantu mwe, ari abantu bagenda hariya b'abapagani, mbere ko bicara ku biro byabo bahita bahamagara imana zabo. Wowe w'umukristo uragenda ukagenda wicaye gucyo, nta no gusenga, nta no guhamagara Mwuka Wera, nta no kubaza ikintu na kimwe, ukahaguruka gusa muri WhatsApp, ukahaguruka gusa muri telefone, ukahaguruka gusa muri statut, ukahaguruka gusa muri Instagram, utarabaza ikintu na kimwe. Ariko uyu munsi turashaka ko tongere tusabane n'Umwuka Wera. Mwuka Wera atuyobore mu kuri kose. Turashaka kuhamagara Mwuka Wera atuyobore mu kuri kose. Mureke turebe kindi cyandisha, hanyuma tuze gusenga. Minisitiri tusigaranye nayo mu Baefeso igice cya 6, turareba murongo wa 17 n'umurongo wa 16. Ni igice tumenyereye kenshi ku bakristo beza, n'abandi nabo batakunda gusoma Bibiliya. Mureke basi tubereke uko iki gice kivuga 6, murongo wa 17 kugeza ku wa 18. Some Abefeso igice cya 6 murongo wa 17, dusome mu izina rya Yesu. Mwakira agakiza kabe ingofero, mwakire n'inkota y'Umwuka, ariyo jambo ry'Imana. Ngo mwakire n'inkota y'Umwuka, muziko ari ijambo ry'Imana. Umwuka Wera ni utuha inkota ziza y'ijambo ry'Imana kugira ngo tuhagararane nayo neza, tumenye uko tugomba kugwana. Mwuka Wera tuha ijambo ry'Imana, niyo ngota yacu tufite iyo tugomba guhagarara nayo. Ngo mwakire, baravuga ngo akira. Uyu munsi reka wakire. Yesu ashime cyane. Mwuka Wera nukuha niryo ijambo ry'Imana, ingota yawe ufite aho Umwuka Wera guha ijambo ry'Imana. Akira ijambo ry'Imana, Mwuka Wera kufasha kuyobora muri iryo jambo ry'Imana. Hanyuma turebe n'ikindi. Musengesha Umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga, mu buryo bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabira abera bose. Amen. Reka tugume kuri ya murongo nawe, ngo musengesha Umwuka, kuko igihe wasengesha Umwuka, igihe uri kumwe n'Umwuka Wera akuyobora no mu buryo bwo gusenga. Hari masengesho amwe ushobora gusengera muntu mu rugo, uzi kujya gusenga, Mana uyu mugabo wanjye ni mupagani, ni shetani yuzuye, kandi usenga kureba. Urabona ukuntu uyu mwana yananiye, Mana uyu nguyu ndamuvume, ugasenga kuri. Ariko igihe usengesha Umwuka, Mwuka Wera arakuyobora.
uriya mugabo uvuga ngo ni shetani cyangwa uriya mugore, Mwuka Wera arakuyobora arakubwira ngo uyu nguyu reka tukwere kuko ugomba gusenga. Utangira gusenga sasa, Mana ndagushima kuba uyu mugabo mwiza w'amaye kandi ni umupagani wuzuye, ariko Mwuka Wera arakuyobora ukasenga neza, ngo musengeshe Umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Ujye usaba Mwuka Wera kugira ngo akuyobore usenge neza. Ushobora gukora yandi masengesho bakakujyana muri prison kandi wako wasenze, ariko hano ngo tugomba kusengesha Umwuka iteka, kuko Mwuka ni utuyobora mu masengesho. Mwuka Wera ni ugufasha gusenga neza. Ngandi ngo musengeshe Umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Mu buryo bwose amasengesho yose uzajya ukora bira Mwuka Wera ngiye gusenga, mfasha sasa nsenge neza. Amasengesho yonyine ushobora gusenga gucyo Mwuka Wera akabijyamo, kubera isengesho wasenganye Mwuka Wera. Uwo muntu ushobora kuba utamubirije cyangwa utamubiye Yesu, ariko kuko wasenze neza isengesho rigakora rigahindura ibindi bintu. Haleluya! Igihe wasengesha Mwuka mu buryo bwose bwo gusenga ukinginga, Mwuka Wera yakufasha. Mwuka Wera nako yatuma ububuka no mu masengesho. Mwuka Wera nako yatuma usenga nabi. Mwuka Wera nako yatuma usengera umuntu amasengesho yo kumuvuma no kumwica. Uzi ko hari abantu basenga, Mana hari umunsi umwe umumama we yatubiye ngo yabagiye kanyarira, bagiye gusengeraho, hanyuma basanga wundi mumama yaje n'icyifuzo ari gusengera umuntu wamubabaje. Hanyuma agenda afata ibyatsi aravuga, Mana uyu muntu ndamuzinze mu izina rya Yesu Kristo. Akazinga ibyatsi akahite, uyu ngo ndazinga urubyaro rwe mu izina rya Yesu. Umurima wose arimo kugenda agenda azinga umuntu nyine wari wamubabaje, yaje kumusengera kanyarira. Urumva umuntu koko, umuntu yasenge mu Mwuka koko. Ugenda uzinga umuntu ibyatsi, afata ibyatsi kunuza akabizinga gucyo, igiti akakizinga cyose, urubyaro rwe akagenda. Umugabo wenda muzinze amafaranga ye yose, ubucuruzi be, nibyo Mwuka Wera yakwemerera koko gusengera umuntu muri ubu buryo. Yesu ashimwe cyane. Ariko ngo tusengeshe Umwuka, mureke Mwuka Wera tuyobore mu kuri kose. No mu masengesho yacu tugomba gusengesha Umwuka no kwinginga. Hari kuntu Mwuka Wera kuyobora ukasenga neza kandi Imana ikasubiza neza, kubera ko wasenganye ubuhanga, usengana bugenge bwiza, usengana n'amagambo meza yo kufasha umugenzi wawe. Haleluya! Mureke tuhaguruke tuze gusenga kugira ngo Imana itufashe. Uyu munsi turashaka gusenga Mwuka Wera tuyobore. Icyambere twavuze ko tugomba gusabana n'Umwuka Wera, tumenye Mwuka Wera, tumenye imbaraga z'Umwuka Wera muri twe, tumenye ko Umwuka Wera ni umujyanama wacu. Mwuka Wera ni utuyobora mu kuri kose. Mwuka Wera ni utufasha mu byo tukora byose. Mwuka Wera ni utuyobora tugirane ubusabane buhagije n'Imana. Niyo mpamvu sasa mu kanya baratubwira ngo tusengeshe Umwuka, tusenge buri munsi. Ujye usenga mbere yo gusenga, bira Mwuka Wera ngiye gusenga, nsenga iki, ngora iki, ngo aratuyobora mu kuri kose. Uyu mugoroba Mwuka Wera arashaka kuyobora mu kuri kose, mu kuri kose, no mu buryo bwo gusenga, no mu buryo bwo kwicara mu rugo, no mu buryo bwo kwicara mu bantu. Uzi ko hari abantu batazi no kwicara, abantu batazi no kuvuga, abantu batazi no gusenga. Niyo mpamvu hariya Mwuka Wera ngo tusengeshe Mwuka mu buryo bwose. Karibu mwene data Theophile, karibu kutuyobora muri igihe cy'amasengesho. Mureke tusenge, tuhaguruke twese tusenge. Turacyafite indi minsi 10 twasize kugira ngo tusenge. Navuze cyane, ariko Mwuka Wera atwigishe, yongera tuyobore. Imana ibahe umugisha.